ijambo kugira ngo twese tugendere hamwe. Ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice 7 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Reka dusubiremo. Bibiliya ivuga ngo igitabo cyo Kuva igice cya 7 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Twatuma tubabwira ngo ijambo turimo tuganira kuri uyu mugoroba Hallelujah. Ijambo turimo tuganira kuri uyu mugoroba turavuga ku myuka 3. Umwuka wa mbere ni umwuka w'inzoka, umwuka wa kabiri ni umwuka w'ibikeri, umwuka wa gatatu ni umwuka w'inzige. Iyi ni imyuka mibi, ni imyuka yishe ubuzima bw'abantu mu buryo bukomeye. Ni imyuka yangije ubuzima bw'abantu mu buryo buteye ubwoba. Umwuka w'inzoka ubundi ni umwuka wa Satani. Ni Satani nyir'ubwite. Uyu mwuka niwo wakuye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Biravuga ngo Imana imaze kurema umugabo n'umugore, ibaha umugisha, ibaha ingobyi ya Edeni n'ibirimo byose, ibaha isi ngo bayitegeke, ibaha ibyo mwisi byose kugira ngo babiyobore. Ariko inzoka iraza ikoresheje uburiganya bwinshi n'amayeri menshi, yegera Eva iramushuka. Imaze kumushuka, icyakurikiye ni kimwe nuko yavuye muri presence y'Imana, ava mu kubaho kw'Imana, ava mu bwiza bw'Imana, akora ibyangwa n'Imana. Ibyo Imana yari yamwihanije abirengaho. Arangije yanga kumvira Imana, inzoka iramushuka, hanyuma ava mu ngobyi ya Edeni gutyo. Abo twari turi kumwe kare biravuga ngo Imana ivuma ubutaka. Imana ibwira Adamu ngo ubutaka buravumwe ku bwawe. Uwo munsi ubutaka bwinjira mu umuvumo, biravuga ngo butangira kumeza imikeri. Hanyuma Imana ibwira umuntu ngo uzarya urushye, uzabona ibyo kugaruka wabizi byuye. Ko niko ubuzima bw'umwana w'umuntu bwagenje gute, bwaje gutangira gurana ibibazo bitandukanye. Bibiliya ivuze mu gitabo cyo Kuva ngo Farawo ahamagara abakonikoni, ahamagara abapfumu, bahagaze imbere ya Mose ngo bakoresha uburozi bwabo, bahindura inkoni inzoka. Abarozi mu burozi bwabo, ubupfumu bwabo, bafashe inkoni
bazihindura inzoka. Kubera iki Imana yabwiye Mose ngo yitwaze inkoni hanyuma ayihindurire inzoka imbere ya Farawo? Impamvu nuko igihugu cya Egiputa cyari cyubakiye ku bukonikoni n'uburozi kandi cyakoreshaga imbaraga z'umwijima, ariko Imana nkuru cyangwa se umwuka ukomeye aba barozi ba Egiputa bakoreshaga wari umwuka w'inzoka. Iyi nzoka yabaga mu ruzi rwa Nili mu mugezi. Uyu mwuka w'inzoka ukorera mu mazi, imbaraga zawo ziba mu mazi. Rero igihugu cya Egiputa cyatangaga ibitambo buri mwaka. Bafataga abantu bazima bakabaroha mu ruzi rwa Nili, barimo batambira ikigirwamana cyangwa se imana yabo nkuru y'inzoka yabahaga imbaraga n'ubushobozi bwo kuyobora. Ibyo byatumye uko umwaka ushize abantu barapfaga mu gihugu cya Egiputa mu buryo butagira uko bungana, barimo bazira ibitambo by'inzoka bahaga izo mana zabo. Hallelujah. I'm sorry. Kadukomesha. Rero izi mbaraga z'inzoka nizo zahaga ubushobozi igihugu cya Egiputa. Niyo mpamvu Imana yohereje Mose irambwira ngo jyana inkoni yawe, hanyuma iyi nkoni uzakubitisha igihugu cya Egiputa cyangwa se uzakubitisha ubwami bwa Farawo, igomba kubanza kumira ubushobozi n'imbaraga n'ubutware bw'umwijima Farawo n'ingabo ziwe n'igihugu cyiwe bizeramo ndetse bakoresha. Ubwo Mose yashugunyaga inkoni yiwe imbere ya Farawo igahinduka inzoka, uwo mwanya abarozi n'abakonikoni ba Egiputa bahise bakoresha amaje n'ubushobozi bakuraga muri za mbaraga za ya nzoka yo munsi y'amazi. Bibiliya yita ngo ni Lewiyatani, turaza kwibona muri Bibiliya. Ni imbaraga zikomeye cyane, nizo zahaga abanyegiputa ubushobozi bwo gukandamiza Abisirayeli no kubakoresha uburetwa. Uyu munsi wa none abantu bakandamiza abandi, abantu bakoloniza abandi, abantu batsikamira ubuzima bw'abandi, hari ahantu bakura imbaraga mwisi y'umwijima. Izo mbaraga bazihabwa n'imyuka munsi y'inyanja, ni imyuka Lewiyatani, ni imyuka y'inyambaraga, ni imyuka ifite ubushobozi, ni imyuka baha ibitambo igitondo n'umugoroba. Uko niko byari biri mu gihugu cya Egiputa. Bari bafite imbaraga zikomeye cyane z'ikiyoka cyo munsi y'inyanja cyitwa Lewiyatani, ariko gihabwa ubushobozi na Satani, gihagarariye Satani kuri iyi si. Rero Mose kugira ngo ashobore guhangana cyangwa se kugira ngo ashobore kurwana n'imbaraga za Egiputa, yagombaga kubanza gukubita uyu mwuka w'inzoka abanyegiputa bahabwaga nawe imbaraga. Bibiliya ivuze ngo Mose akijugunya inkoni imbere ya Farawo igihinduka inzoka, ngo Farawo ahamagara abapfumu n'abakonikoni ngo no bazana inkoni zabo bazijugunya hasi, hanyuma zihinduka inzoka.
zimaze guhinduka inzoka, icyo bakoze ni kimwe. Imana itegeka ya nkoni ya Mose imira za nkoni zose, za nzoka zose z'abanyegiputa. Byari bisobanuye ngo ubutware bw'umucyo bumize ubutware bw'umwijima. Imbaraga z'Imana zimize ubutware cyangwa se zimize imbaraga za Satani. Uyu mwuka w'inzoka ntabwo wananije Abisirayeli gusa mu gihugu cy'Egiputa, nta nubwo bazitira Abisirayeli gusa mu gihugu cy'Egiputa, ahubwo uyu mwuka niwo wateye ibibazo byose Yobu yahuye nabyo mu buzima bwiwe. Nusoma mu gice cya 41 cya Yobu, Yobu 41, reka twihute tuhasome. Yobu igice cya 41. Yobu igice cya 41 umurongo wa mbere kuri Bibiliya z'icyongereza, ariko Bibiliya z'ikinyarwanda ni umurongo wa 25 w'igice cya 40, ariko ugiye muri Bibiliya y'icyongereza ni umurongo wa 41. So ni igice cya 41 umurongo wa mbere, ariko Bibiliya y'ikinyarwanda ni umurongo wa 25. Bavuga ngo mbese wabasha kurobesha Lewiyatani ururobo, cyangwa wayifatisha ururimi rwayo umugozi? Noneho umurongo wa mbere w'igice cya 41 cyayo bukavuga ngo umva ibyiringiro byo kuyifata ntibyabaho, mbese umuntu ntiyazira nuko ayirebye gusa. Iyo ni Lewiyatani. Wibuke, mbibutse yuko Lewiyatani ni umwuka w'inzoka, niyo yanzoka. Kugira ngo ubyumve neza, reka dusome Yesaya igice cya 27 umurongo wa mbere. Yesaya igice cya 27 umurongo wa mbere bavuga ngo uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani yanzoka yihuta na Lewiyatani yanzoka yihotagura, abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Haleluya. Ngo uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani yanzoka yo mu nyanja, ngo cya kiyoka kinini kihotagura. Iyi nzoka niyo yakubise ubuzima bwayo, imwambura urubyaro, yica abana be bose. Iyi nzoka niyo yakubise ubutunzi bwayo bwose, irabutwika ibumaraho, yica abagaragu, yica ibyo atunze byose birarangira. Iyi nzoka niyo yateye uburwayi bukomeye ubuzima bwayo, ararwara, araremba kugeza aho yicara hasi, atangira kwishimisha urujyo. Ni umwuka w'inzoka. Rero mu gitabo cya Yesaya biravuze ngo uwo munsi Uwiteka azahana, ngo uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani yanzoka yihuta
na Lewiyatani ya nzoka yihotagura, abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Uyu ni umwuka mubi cyane warakoraga mu bihe bya kera uhereye mu itangiriro kugeza n'uyu munsi wa none uracyakora. Uyu mwuka ufite imbaraga mbi z'umwijima, ni umwuka wa Satani, ni umwuka uteza ibyago n'ibibazo bikomeye muri iyi si. Uyu ni umwuka umena amaraso, ni umwuka uteza ubukene, ni umwuka abo ugezeho bose wica ubuzima bwabo. Uyu mwuka umaze kwica abantu batagira uko bangana. Uyu mwuka umaze gusenya ingo zitagira uko zingana. Uyu mwuka ibyo ukora ni bibi mu buryo tudashobora kubisobanura. Hari inkuru mujye mwumva z'ahantu mu bice bitandukanye by'iyi si, hari inkuru mujya mwumva z'ahantu hatandukanye, ngo indege zazimiye, ngo amato yaguye munsi y'inyanja, ukumva inkuru ngo muri Belamonde mu nyanja runaka indege zaguyemo, amato yazimiye, ngo ibintu byapfuye, ngo ibintu byagenje gutya. Ibyo byose bikorwa kubera ibitambo bitangwa munsi y'inyanja, ibitambo bitangwa bihabwa iyi nzoka Lewiyatani. Ni imbaraga zo munsi y'umwijima, ni imbaraga za Satani. Izi mbaraga rero ntago zigarukira kuri biriya zihabwa mu nyanja, ahubwo abisi bakira imbaraga n'ubushobozi buvuye muri iyi nzoka, noneho barangiza bakabukoresha mu gukandamiza no kunaniza ubuzima bw'abandi basigaye. Iyi nzoka ifite umwuka mubi w'ubucakara. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Reka tujye ku mwuka wa kabiri. Uyu ndaza kugaruka ndimo kurangiza gatoya. Umwuka wa kabiri ni umwuka w'ibikeri, ari umwuka w'abarozi. Reka dusome n'ubundi muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana. Turajya mu gitabo cyo Kuva, turasoma mu gice cy'8 umurongo wa 3. Biravuga ngo babakonikoni babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa.
ahangaha twarimo tuvuga ku mwuka w'inzoka ari wo mwuka wa Satani, ariko hari umwuka wa kabiri ari wo mwuka w'ibikeri. Uyu mwuka ni umwuka w'abarozi. Satani we ubwiwe ni umugome, kamere yiwe ni ubugome, akora ibikorwa by'ubugome, ariko kugira ngo ashobore gukorera muri iyi si, kugira ngo ashobore gukorera muri buno buzima tubayemo, akenera abantu, akenera abambasaderi, akenera ibikoresho, akenera abamuha imbaraga, akenera abamuha ubushobozi. Abo rero ni abarozi. Abarozi ni bande? Abarozi ni ba bandi bigishijwe na Satani, abaha ubwenge bw'ikidayimoni, abaha ubushobozi bwo gukora mu isi y'umwuka, ariko bakora ibikorwa bibi bya se cyangwa se bya shebuja Satani. Yabahaye ubwenge n'ububasha n'ubushobozi bwo gukoresha imbaraga ziwe z'umwijima mu kwangiza ubuzima bw'abantu no kwica. Ni abambasaderi ba Satani bafite imbaraga n'ubushobozi bahabwa na Satani, bakorera muri iyi si kugira ngo buzuze misiyo ya Satani. Ariko abasibo bonyine, hari n'abandi b'abarozi ariko bo bafite umutima wa Satani gusa badafite ubwenge n'imbaraga bya Satani. Aba rero ni abantu mugendana, mwirirwana, musengana, mubana nabo, ni abarozi ariko ntabwo bizi. Kubera iki? Bafite umutima w'ishyari muri bo. Umuntu wese ufite umutima w'ishyari muri we n'umurozi, yaba abizi yaba atabizi, kuko umurozi wese Satani akeneye gukoresha, ikintu cya mbere amuha kuruta ibindi byose, mbere yuko amuha imbaraga, mbere yuko amuha ubushobozi, mbere yuko amwigisha amaje n'ibindi, ikintu cya mbere amuha umutima w'ishyari. Kuko ntushobora kuroga udafite ishyari. Rero iyo umuntu amaze kuzuramo umwuka w'ishyari, akagira umutima w'ishyari muri we, nubwo aba adafite amaje n'ibibaraga by'ikuzimu, ariko igihe cyose Satani aramukoresha. Kuko iyo afite umutima w'ishyari, areba umugore utwita ati uriya atwita gute, uriya abyara gute, uriya agira umwana gute. Ishyari rikazamuka muri we, umwuka w'ubugome ukinjira muri we. Satani abonye umwambasaderi. Kubera iki? Kuko ubundi ubusanzwe Satani ntakiza yifuriza umuntu, Satani ntakiza kwifuzaho. Satani ntashaka kugira umwana, Satani ntashaka kugira urubyaro, Satani ntashaka kugira amafaranga, Satani ntashaka yuko ugeraho kuba, Satani ntashaka yuko utera imbere, ntashaka gukorera Imana, ntashaka ko wiga, ntashaka ko hari umugisha ugira, ntashaka. Satani uvuga ngo umutima wa Satani n'ibitekerezo bya Satani n'ibyifuzo bya Satani nuko nta kintu na kimwe kizima ugira mu mibereho yawe, mu buzima bwawe, muri gahunda zawe, mu bikorwa byawe. Uwo ni wo mutima wa Satani. Nuvuga ngo utuntu twose uzabona ufite, nubona uryamye ugasinzira amahoro, umenye neza ngo icyo ngicyo kirababaza Satani. Kuko umutima wa Satani ubwe
ntagashaka. Hano ahita yohereza imbaraga zikurikira ya magambo wa muntu arimo kukuvugaho, hanyuma ako kanya ubuzima bwe bugatangira kwangirika. Ndavuga abarozi bakoresha umwuka w'ishyari mu buzima bwabo, ariko batazi ibikorwa by'amaje. Ntago bazi ibikorwa by'amaje, ntago bazi uko bavanga imiti n'ibindi ngo bagutege, ariko buzuye umutima w'ishyari. Uwo mutima w'ishyari wuzuye rero, hanyuma bagatangira kwatura, bagatangira gusohora amagambo. Ibyo biraza bigahita bitangira guteza ibibazo hejuru ubuzima bwawe. Utangira gukubitika, utangira guhura n'ibihombo, utangira guhura n'indwara, utangira guhura n'ibibazo bitandukanye ku buzima bwawe. Abana batangira guhura n'intambara zitandukanye. Kubera iki? Hari abarozi bakuzengurutse bo mu muryango wawe, hari abarozi musengana mu rusengero, hari abarozi mugendana, hari abarozi wakiri wawe ku meza ukabatekera, ukabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko bafite umutima wa Satani. Uyu rero ni umwuka wa kabiri, ari umwuka w'ibikeri. Ubundi ibikeri ni umwuka w'abarozi. Uyu rero wangiza ubuzima bw'abantu mu buryo bukomeye cyane. Uyu nguyu rero niwo mwuka Satani akoresha kugira ngo agere ku bikorwa byiwe. Satani ntiyashoboraga gukorana na Farawo ngo azitira Abisirayeli bagume mu biretwa atabonye abarozi bazengurutse intebe ya Farawo. Kuko aba barozi bafite umutima wa Satani n'ubuhanga bwa Satani bwo gukora ibibi ku Bisirayeli. Rero iyo turi mu gihe nk'iki ngiki cya deliverance, tugomba gusobanukirwa imbaraga turwana nazo, aho ziva nuko zikora. Imbaraga za mbere ni umwuka w'inzoka, ariwo Lewiyatani, umwuka wo munsi y'amazi, umwuka wo mu nyanja. Muribuka ko nabwiye ko Satani afite icyicaro mu ijuru rya kabiri, niho intebe ya Satani iri. Ariko muri izo mbaraga ziwe, kugira ngo ashobore kwicara kuri iyi si, icyicaro cya Satani cy'intebe ya Satani iri hagati mu mazi, iri mu nyanja. Niko biri atubwiye mu gitabo cya 27. Ni ikiyoka cyicaye hagati mu nyanja, hanyuma kikohereza imbaraga n'imikorere yacyo ahangaha kuri iyi si, kigakorana n'umwuka w'abarozi, kigakorana n'umwuka w'ibikeri. Nujya mu karoti ibikeri, cyangwa se ukabona ibikeri bikwinjira mu nzu, uzamenye neza ngo imbaraga z'abarozi zirimo zirarwana n'ubuzima bwawe. Imbaraga z'abarozi zaguteye. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli mu gitabo cyo kuva 22:17 ngo umurozikazi ntakabeho. Kuko abangaba nibo bakoresha imbaraga za Satani kuzisapurayinga, kuzisuka no kuzuzuza mu buzima bw'abantu. Ni abakozi bo mu isi y'umwijima. Ibibazo byinshi duhura nabyo muri iyi si ni ukubera abarozi buzuye muri iyi si, bakorera Satani ijoro n'amanywa. Ni ukubera imyuka y'ibikeri ituzengurutse impande zose. Biravuze ngo abarozi ba Farawo ngo bahamagara ibikeri byuzura mu gihugu. Abo rero ni bamwe, ariko hari ba bandi navuze bwa mbere ntangira, bafite imbaraga n'ubutware bw'umwijima. Bo noneho bafite ubwenge n'amayeri n'imikorere ya Satani. Abangaba bariyeranja ahantu hose umwana w'umuntu agomba kunyura, bakatega imitego yabo. Saa 9 z'ijoro kugeza saa 9 z'ijoro ni amasaha
y'aba barozi baba barimo bakora, batega imitego, bafuhera, batongera ubuzima bw'abantu, bahamagara impinja zigomba gupfa, barekarama abagore batwite bagomba gupfa, barekarama abantu bagomba kwicwa n'amagisida, barekarama abantu bagomba gupfira ku mihanda, barekarama abantu bagomba gukena. Niyo mpamvu mu gihe cyose uri mu ntambara n'ubutware bw'umwijima, senga guhera saa sita z'ijoro kugeza saa 9, kuko aya ni amasaha aba ambasaderi ba Satani baba barimo bakora imihango itandukanye yo mu isi y'umwijima, barimo batega ubuzima bw'abantu. Hari ibintu byinshi duhura nabyo muri iyi si, atari uko ari we babitongereye, ahubwo nuko wakubitanye nabyo ufite intege nke. Kuko abangaba bobo, aba barozi barahaguruka bakaza muri ya masaha y'ijoro, bagafata ibitambo bagomba gutanga, bagasuka mu mihanda, bakamena amaraso mu mihanda, bagakora imihango, bakohereza mu kirere, bakohereza imbaraga z'umwijima za Satani mu kirere, bakohereza ku butaka, baroga ibintu byose bishoboka, bohereza imitego mu nzira, barahuhera imyuka kugira ngo igende yica ubuzima bw'abana ku mashuri, barahuhera imyuka kugira ngo igende ikenesha abantu. Kuko ubusanzwe iyi nzoka ariyo Lewiyatani ikorana na Satani, ntishaka ko hari umuntu n'umwe ubaho muri iyi si ugera ku kintu kizima, cyangwa se ugira ikintu na kimwe abona atabanje gupfukama ngo ayiramye. Abantu benshi mubona bakomeye muri iyi si, abatahagurutse ngo barwane n'iyi nzoka, bahamagara amaraso Yesu n'imbaraga z'Imana, bakubita uyu mwuka, bayimena umutwe, bahisemo kuyiyoboka. Kuko inzira ni ebyiri gusa, urayiyoboka ukayipfukamira, ukayiramya, ukayiha ibitambo, hanyuma ukemera ko igutegeka, ikuyobora, ubundi ukayisaba ikakureka, ukabona ibyo ushaka. Rero iyo utabikoze uri umwanzi wayo. Ikigomba kuba ni kimwe, nuko ugomba kugenza gute? Nuko ugomba kurwana. Ugomba kurwana ukayambura. Iyo utarwanye, ingaruka zayo zikubaho, wabishaka utabishaka. Aba barozi rero babyuka ijoro n'amanywa, barara bakora, barara batongera, bajya ku marimbi, bahamagara imyuka bapfuye. Nujya mukabona urimo urarota abantu bo mu muryango y'abapfuye, ukabona ufite inzozi z'imyuka abantu bapfuye barimo barakugarukamo baragutera, ntabwo bapfuye kuza gutyo gusa. Hari abantu bagiye mu marimbi kubakangura, hari abantu bagiye kubashika. Muri iyi minsi nzavuga ku mwuka w'abazimu, cyangwa se ku mwuka, cyangwa se ku myuka bapfuye, uburyo cyangiza ubuzima bw'abantu. Nzabisobanura neza muri iyi minsi, hari umunsi nzabisobanura neza. Rero abarozi bakorera Satani bajya mu marimbi muri amasaha y'ijoro, bakazura, bagahamagara, bagahagurutsa za mbaraga, bahagurutsa ya myuka, bagahagurutsa bwa bushobozi, hanyuma bugatangira, wowe uryamye usinziriye, ugatangira guhura n'inzozi, ugatangira guhura n'inzozi z'imyuka bapfuye, ukabona n'umuryango wawe, ukabona abantu bari barapfuye mu gihe runaka, bagatangira kukugarukira, bagatangira kukuzira, ukibaza ngo ibintu ukibaza ngo kuki narusize inzozi. Hari abarozi bare mu marimbi barimo bahagurutsa iyo myuka, barimo bahamagara izo mbaraga, barimo bahamagara ubwo bushobozi. Hakaba n'abandi rero
bobo noneho sasa bakuroga bakuzi, batarogera mu kivunge cyangwa se muri rusange, oya, ahubwo ni wowe specific. Bagufite mu mboni zabo, bakwerereza imyuka yabo, baragutongera, barakuvuma, bo barabizi neza kandi niwe bashaka. Aba bose uko ari batatu, wa wundi wa mbere ufite umwuka w'ishyari muri we, Satani amukoresha mu kwangiza ubuzima bwawe. Babandi ba kabiri baroga muri rusange kuko bahawe misiyo na Satani yo kwangiza isi no kwangiza ikirere. Ubwoko bw'Imana, ibi ntabwo mushobora gupfa kubyumva gutyo gusa, bisaba umwuka w'Imana na revelation. Ushobora kubyuka nta kintu na kimwe wigeze upfa n'umugore wawe, mutigeze mutongana, mutigeze mugenja gute, ariko mugashwana, mugapfa ubusa, hafi no kwicana cyangwa se no gusambura urugo. Kubera iki? Hari abantu bakorera Satani, barayijeho barimo bohereza imyuka, bakura imyuka mu marimbi, bakura imyuka munsi y'amazi, bakura imyuka ikuzimu, bayohereza ku isi. Mugende musenye ingo, mugende muteze abantu ubukene, mugende mwangiza ubuzima bw'abantu, mugende muteze indwara, mugende muteze akavuyo, mugende muvunagura abantu, imigongo ivunagurike, imbavu zivunagurike. Wabyuka mu gitondo wakweguka urubavu wapi, wajya gutera intambwe y'amaguru wapi ukagira ngo bareba gukubita. Kubera iki? Aba bambasaderi ba Satani, iyi myuka y'ibikeri, bararijoro bohereza imyuka y'uburyo bwinshi butandukanye. Mugende abantu bose basenga, bahamagara Imana, bizera Imana, mubahindura abakene, mugende mubirukanishe ku kazi, mugende mubasopanye mu migango, mugende muteze induru, mugende mwangiza ubuzima bw'abana basenga. Muzasanga abana b'abakozi b'Imana benshi barananirana, bahura n'ibibazo bikomeye. Kubera iki? Kubera izi mbaraga z'abarozi zikomeza zibohererezwa igitondo n'umugoroba. Mugende mureba abandi bakorera Imana, mwangiza urubyaro rwawe. Rero iyo wicaye aho ngaho ugakomeza usenga gusa, usaba ibyo kurya n'ibyo kunywa, utazi ko hari indi myuka ikohererezwa, nibwo ubyuka igitondo kimwe urubyaro rukakunanira, ukabyuka igitondo kimwe urushako rukakunanira, ukabyuka ugasanga akazi bakwirukanye, ukabyuka ugasanga inshuti zawe zose zakuvuyeho, ukabyuka ugasanga ibintu byose byadogereye. Kubera iki? Hari abantu bakuroga batanakuzi kuko ni abakozi ba Satani. Barohereza iyo myuka, hanyuma uwisanze wese ari mu ntege nke, uwisanze wese atasenze iryo joro, uwisanze atiyirije, uwisanze ari mu twaha, uwisanze adafite imbaraga n'amavuta yo guhagarara muri uwo mwanya, ikamukubita. Iyo ni imyuka y'abarozi. Ubuzima bwa benshi buhura n'ibibazo igitondo n'umugoroba. Mugende muhombye abo bose barimo bakora, tutahaye business. Niko abarozi bakora, nizo misozo Satani baba bafite. Bakora imihango, bagatongera imyuka, bakabwira ngo mugende muhombesha abantu bose barimo bacuruza ku isi, tutahaye igishoro, tutahaye business, tudakorana nabo, batadukora, bataturamya, mugende mu bahombye. Iyo baje bagasanga nawe ntusangira business yawe, ntwirera ku mavi, baragukubita ugahomba. Mugende mwirukanisha abantu bose bari mu kazi tutazi, tutahaye uburenganzira bwo kujya gukora. Mu gitondo ugasanga uri kuri isi igomba kwirukanwa. Ibyo birakorwa ijoro n'amanywa. Mwebwe barokora muraryama mugasinzira, ariko abakozi ba Satani ntibajye basinzira, kuko niyo basinziriye Satani arabakubita. Bafite umuriro wo mu isi y'umwijima, bakora ijoro n'amanywa kuko bafite igihe gitoya. Ibyo byose byarangira hagakurikira abandi rero bakuvuma, bagutuka, buzuye umwuka w'ishyari, bifuza kupfa, bifuza kutagira ikugeraho. Abo bose barangira, hakajya n'abandi noneho sasa rero batwara amafoto yawe, batwara inzara zawe, batwara imyenda yawe, batwara amazina yawe, batwara ubutaka bwawe, batwara buri kintu cyose, bajya kukiroga, bajya kugihambira. Aya masengesho ya deliverance ugomba gusobanukirwa neza imyuka turwana nayo. Ugomba gusenya umwuka w'inzoka, ugomba gusenya umwuka w'ibikeri. Umwuka wa gatatu, uyu munsi turaza gutindaho gato, mwihangane, ndabona byabaye birebire. Umwuka wa gatatu ari uwo mwuka w'inzige. Uyu mwuka w'inzige ubusanzwe ni umwuka w'ubukene.
reka duse mu gitabo cyo kuva igice cya 10 duhere ku murongo wa 13. Duhere ku murongo wa 13 tugize ku murongo wa 15. Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera kubaho. Zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima. Zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu n'imbuto z'ibiti zose. Rwa rubura rwasize mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Reka twite tujye n'ubundi mu gitabo cya Yoweri, igice cya mbere turasoma duhere ku murongo wa 4. Yoweri igice cya mbere duhere ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe n'akagungu, n'ibyashigajwe n'akagungu byariwe n'ubuzikira. Nimukanguke mwabasinzi mwe, murire namwe banywi b'inzoga, mucure umuborogo, murire vino iryoshye, kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Kuko ubwoko bukomeye kandi butabarika buteye igihugu cyanjye, amenyo yabwo ni nk'imikaka y'intare, kandi bufite ibijigo nk'iby'intare y'imfizi. Bwononye uruzabibu rwanjye n'umutini wanjye bwarawushishuye, burawukokora rwose, burawutema, amashami yawo ahinduka umweru. Boroga nk'umwari wambaye ikigunira, kuko yapfushije umugabo w'ubugeni bwe. Ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Uwiteka. Abatambyi bakorera Uwiteka baraboroga. Imirima yononwe, igihugu kirirabuye, kuko imyaka yangijwe na vino y'umuhama yakamye, kandi amavuta ya elayo yabuze. Umwuka w'inzige ni umwuka w'ubukene. Iyo ya myuka ibiri imaze guhuzwa, umwuka w'inzoka n'umwuka w'ibikeri, iyo ikoranye ihita ibyara umwuka wa gatatu, ari wo mwuka w'inzige. Satani n'abarozi iyo bamaze gukorana, igikurikiraho ni umwuka w'ubukene uhita ukurikira. Biravuga ngo inzige zinjira mu gihugu cya Egiputa, hanyuma zirya buri kintu cyose cyo muri iki gihugu. Ngo igiti cyose, imyaka yose yo ku butaka, ikintu cyose cyera,
ikintu cyose kiribwa ngo inzige zirakirya zicimaraho. Umwuka w'inzige ni umwuka urya ibyawe, ni umwuka urya imyaka iri mu murima, ni umwuka wangiza ibyo wagezeho, ni umwuka ukwambura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Bibiliya mu gitabo cyawe yavuze ngo murire mucire umuborogo, ngo kubera ko nta n'amaturo akiza mu nzu y'Imana, ngo n'abatambyi barihebye, ngo nta vino iryoshye, nta n'amavuta ya elayo, nta n'umutsima, kuko inzige zariye byose. Ngo ibitariwe n'inzige ngo byariwe n'akagungu. Abantu benshi ubuzima bwabo burwana n'iyi myuka. Uyu mwuka w'inzoka ari wo wa Satani, wo kuriganya, wo kunaniza ubuzima bw'abantu. Iyo umaze gukubita ubuzima bw'abantu ugakwana n'umwuka w'abarozi, hanyuma hakurikiraho umwuka w'inzige, uza ugatwara ibintu byose, igitondo kimwe ukabyuka nta kintu na kimwe ufite mu buzima bwawe. Uyu mwuka w'inzige yuje, urya ibyo wasevinze, ukarya imbuto zawe, ukarya ibiri mu murima, ukarya ibyo wagombaga gusarura. Biravuga ngo rira ucura umuborogo. Kuko amavuta ubwayo ni ubutunzi. Ariko uyu mwuka iyo wamaze kwinjira mu buzima bwawe, uhagurutsa umwuka w'inzige ukangiza buri kintu cyose. Niba ubona hari ubukene buri mu buzima bwawe, ikintu cya mbere nakubwira ni kimwe: urebe neza, kuko uyu mwuka w'ubukene imbaraga ziwuri inyuma ni umwuka w'inzige. Nimba ubona ubukene bwugarije ubuzima bwawe, nimba ubona imbaraga z'ubukene zugarije ubuzima bwawe, menya neza ngo hari umwuka w'inzige winjiye ku buzima bwawe. Uyu mwuka aho wageze nta kintu na kimwe cyasigara. Uyu mwuka aho winjiye usahura buri kimwe cyose. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka akubitisha inkoni igihugu cya Egiputa, aboherereza inzige ngo zirya buri kintu cyose. Hari impamvu Imana yarimo ikubitisha Egiputa iyi myuka, kuko iyi myuka ubundi yari imyuka isanzwe, ari imyuka y'abarozi bakoreshaga mu gihugu cya Egiputa. Ari imyuka y'inzoka, ari imyuka y'ibikeri. Iyi ni imyuka y'abarozi ba Egiputa bari basanzwe bakoresha, bayizeragamo kandi bari bazi ko ifite imbaraga zihambaye. Rero Imana ije gukora Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, yaje ibimenyetso byose byakorwaga, yarimo ikubita za mbaraga z'amarozi, za mbaraga za Satani, ya myuka abapfumu n'abakonikoni, iyishwanyaguza, iyimenagura, iyisenya, kugira ngo yereke abantu bari bayizeye kandi bari bayiringiye yuko Imana ari iri hejuru ya buri kimwe cyose. Niyo mpamvu uyu mugoroba tugiye gusenga Imana, kugira ngo Imana idukize izi mbaraga za Lewiyatani, idukize uyu mwuka wo munsi y'inyanja. Ubundi munsi y'amazi haba imyuka myinshi, ariko umwuka mukuru uhagarariye iyi myuka ikora munsi y'amazi ni umwuka wa Lewiyatani, ni umwuka w'inzoka. Ubundi iyi nzoka ifite imyuka ibiri. Nidusubira ngaha mu gitabo cya Yesaya igice cya 27, biravuga ngo
uwo munsi uwiteka azahana Lewiyatani ya nzoka yihuta. Nuvuga ngo Lewiyatani ya nzoka yihuta, nuvuga ngo iyi nzoka ifitemo umwuka wayo wihuta, ni umwuka unyaruka, ni umwuka wihuta kwangiza ubuzima bw'abantu, gusenya ubuzima bw'abantu, gukora ibintu bibi, kwica abantu. Iyo ugiye gukoresha impanuka ntabwo umuntu amenya igihe imodoka yamurengeje umuhanda, ntamenya igihe yikubita sina, kuko ni umwuka unyaruka, ni umwuka wihuta, bikorwa amasegonda nk'ayo guhumbya. N'inzoka ifite umwuka unyaruka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo kuwukwepa no kuwucenga ntibishoboka keretse ufite imbaraga z'Imana zonyine gusa. Mu masegonda nk'ayo guhumbya urakubita ikintu kikaba kivuyeho. Ngo na Lewiyatani ya nzoka yihotagura, cyangwa se ya nzoka, nuvuga ngo iyi nzoka yihotagura ni umwuka ugoreka ibintu, ni umwuka ugoreka inzira z'abantu, ni umwuka uyobya, ni umwuka, oh my Jesus. Ariko baravuze ngo uwiteka azahana cya kiyoka kinini kicaye munsi y'amazi. Rero tugiye gusenga Imana uyu mugoroba, ariko mbere yuko dusenga, uyu mwuka w'inzoka niwo wasohoye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, hanyuma utuma ubutaka buvumwa. Abo twari kumwe ku manywa nababwiye ngo ejo ku mugoroba hari ibintu bitatu mbasaba muzazana n'abadukurikiye hano live. Ikintu cya mbere, muzazana igitaka, uzategure igitaka, kuko uyu mwuka w'inzoka tugiye kuwusenya, ariko uburiganya bwawe n'amanyanga ntabwo bigarukira ahangaha. Rero ndabasaba ngo ejo muzazane igitaka, ugende ushake ubutaka, uzashake aho uzabukura, aho uzabubona, hanyuma uzazana igitaka. Nurangiza utegure umunyu, hanyuma utegure n'amavuta ya elayo. Tuzabisengera ejo ku mugoroba, kuko iyi nzoka imaze kuriganya umuntu agakurwa mu ngobyi ya Edeni, yazaniye ubutaka kuvumwa. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira umuntu ngo ubutaka buzavumwa, buravumwe ku bwawe, ntibuzongera gutanga umwero wabwo. Kandi ubuzima bw'umuntu kugira ngo abe kuri iyi si akeneye ibintu biva mu gitaka, akeneye ibintu biva mu butaka, ariko ubwo butaka bugomba kumuha ibyo akeneye, bwaravumwe kandi bwavumwe kubwe. Kandi n'uyu mwuka w'inzoka wabikoze. Ibi rero bituma umuntu aba kuri iyi si ahangayitse. Uba kuri iyi si ukeneye ibyo kurya biva mu butaka, kandi ubutaka buravumye. Imodoka ushaka nayo yavuye mu butaka, burya imodoka ikorwa mu mabuye, kandi amabuye acukurwa mu butaka. Inywa essence icukurwa mu butaka. Stili ni ubutaka ukeneye, ariko bwaravumwe kubera wowe. Iyi myambaro iva mu biti, iva mu mapamba, byose bimera mu butaka. Inzu yubatswe n'ikise n'ibyondo, n'amatafari n'amabuye n'amasima, byose biva mu butaka. Ikintu cyose wifuza kiva mu butaka, kandi ubutaka bwaravumwe kubera wowe. Imana ibwira Adamu ngo uzajya urushye, ngo ubutaka butangira kumeza imikeri, butangira kumeza ibitovu. Niyo mpamvu dutangira guhura n'ibibazo n'ingorane aho turi.
ujya mu gihugu ugakubitika, ujya mu mujyi ugakubitika, utuye ugakubitika, kuko hari umuvumo uri muri ubwo butaka wicaye hejuru, kandi urashaka kubaho neza. Ubanye n'ubutaka ariko bwavumwe kubera wowe. Rero umunsi w'ejo nzabisobanura neza mu buryo burambuye, ariko tuzafata bwa butaka bwavumwe hanyuma tubuvumure, tubuheshe umugisha, kugira ngo tube ku butaka butari umuvumo, ahubwo tube ku butaka bufite umugisha, hanyuma bwemera gutanga ibyo dukeneye bibuturukamo. Iri ni ibanga rikomeye cyane, ni revelation muri aya masengesho, tuzabivugaho neza ku munsi w'ejo. Rero mubitegure, tuzabikorera hano imbere yanyu kuri kamera, tuzasenga turi kumwe, dusengere hamwe, utegure igitaka, utegure umunyu, utegure amavuta yerayo, tuzabikoresha turimo dusenga, dukuraho uburiganya bw'iyi nzoka, dukuraho umuvumo, dukuraho izo blockage, nubwo nuko kudasabana n'isi turimo, kuko isi dukoreraho, ducururizaho, tugenderaho, dushakiraho umugisha, ntago dukorana no mu buryo bw'umwuka. Hariho conflict hagati yacu n'isi. Rero iyo conflict tugomba kuyisenya, tugomba gukuraho uwo mwuka, hanyuma ubutaka bugatangira kwitaba, bugatangira gutanga umugisha ku buzima bwacu. Ubutaka bugatangira kurekura imigisha yacu. Turi masengesho ya deliverance, tumashengesho yo kubohoka. Isi igomba kubohoka, kuko isi duhagazeho nibohoka ikarekura umugisha wacu, natwe tuzabanyamugisha, natwe ibyo tuzakora byose bizagenda neza. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana. Uyu mugoroba tugiye gusenya imyuka ari Lewiyatani, tugiye gusenya umwuka w'ibikeri, tugiye gusenya umwuka w'inzige, kuko uyu nguyu wishe ubuzima bwa benshi. Ibibazo byinshi dufite mu buzima bwacu ni iyi myuka y'inzoka, ni iyi myuka ari Lewiyatani, ni imyuka y'ibikeri, ni iyi myuka y'inzige yariye ibyacu, yariye imigisha yacu. Nusubira inyuma uzabusanga ibintu byawe byinshi byarariwe n'inzige. Amafaranga wakoreye yariwe n'inzige, ubwenge, amashuri wize, inshuti zawe, ugira inshuti mu gitondo nimugoroba ugasanga zagiye. Kubera iki? Inzige zaziriye. Ni umwuka w'inzige wangiza, urya buri kintu cyose. Umuntu wakakugira umumaro, inzige zikamuhitana. Ibikorwa wagakoze ngo bigireho bikugeza, inzige zikabihitana. Imishinga yakagize ikikumarira, inzige zikayihitana. Imbaraga z'ibikeri n'imbaraga z'inzoka zikakuzitira. Ariko uyu mugoroba izi mbaraga zose zisenyuke, zivunagurike, zimenagurike, zikurwe hejuru ubuzima bwacu mu izina Yesu Kristo Nazareti. Reka dusenge Imana, zamura ijwi ryawe aho uri, aho uherereye, hanyuma dusenge, duhamagare imbaraga z'Imana, duhamagare kubaho kw'Imana, duhamagare ubwiza bw'Imana no gukomera kw'Imana. Karibu imbere y'Imana, unyemerere dusenga Imana. Nyemerera aho uri uyu mwanya, nyemerera aho uri uyu mwanya, tuzamura amajwi yacu dusenga Imana, twinginga Imana kandi duhamagara Imana kugira ngo itubohoreho uyu mwuka, itubohoreho izi mbaraga za Lewiyatani, idukureho izi mbaraga z'ibikeri, idukureho uyu mwuka w'inzige. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi, iri joro turahamagara imbaraga zawe, turahamagara ubushobozi bwawe, turahamagara gukomera kwawe, turahamagara ubutware bwawe, turasenya imbaraga y'inzoka, turasenya umwuka wa Lewiyatani. Uyu ni umwuka usenya ingo, ni umwuka wica urubyaro, ni umwuka ushyira abantu mu bukorone, ni umwuka usubiza abantu inyuma. Turasenya umwuka w'ibikeri, turasenya umwuka w'inzige, turasenya izi mbaraga z'abarozi, turasenya umwuka w'ubukene, turasenya umwuka wangiza ubuzima bwawe.
rabasekere moshakaramando zemenekere boze sakaramasekendere. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, dusengera abantu bose badukurikiranye, dusengera abantu bose bazumva ijambo ry'Imana, dusengera abantu bose aho baherereye mu mpande zose z'isi. Reka ikiganza cyawe Mwami, reka ukuboko kwawe Jehova Jire, reka imbaraga zawe Elishadayi zimanuka uyu mugoroba, udukubitiriza imbaraga uko Mwami inkoni yawe mu gihugu cya Egiputa yamize inkoni z'abakonikoni, yamize inzoka zose za Farawo. Reka bariko Mwami uyu mugoroba data aya masengesho yacu mu izina rya Yesu Kristo, ugusenga dusengera imbere yawe, ukubitiza imbaraga z'umwana, kubitiza imbaraga z'abadayimoni, kubita uyu mwuka w'ikuzimu, kubita uyu mwuka wa Farawo, kubita uyu mwuka w'inzoka, kubita mu izina rya Yesu Kristo. Vunagura umenagure, senya usambure, turasenya umwuka w'ibikeri. Father, in the name of Jesus, marebo sokoromo shakaramando zemeneke rebo zesai. Turavunagura, turarimbura, turasenya, turasenya umwuka w'ibikeri, turasenya umwuka w'abarozi, abarozi bangije ubuzima bwa benshi, bishe ubuzima bw'abana, bishe ubuzima bw'abakuze. Imyuka abarozi yasenye ingo, imyuka abarozi yagurutse imyuka bapfuye, abarozi batongera ijoro n'amanywa, abaroga ubuzima bw'abantu, abateje imyuka y'ubukene. Iri joro ndasenze, uyu mugoroba ndasenze, umanura imbaraga za deliverance, umanura imbaraga zibohora, ubohora izi imbaraga, ubohora iyi myuka, ubohora ubu bushobozi, ubohore mu izina rya Yesu, bohora mu izina rihambaye, bohora mu izina rifite imbaraga, bohora Mwami. Abana be bararushye, abana be barananiwe, abana bafite ibibazo bitandukanye, baboshywe n'ubuzima bwo mu isi y'umwijima, baboshywe n'imyuka abarozi, baboshywe n'abanyeshyari, baboshywe n'imbaraga z'abadayimoni. Ariko iri joro ndasenze, rambura ukuboko kwawe, manura imbaraga zawe, menagura ucagagure, senya usambure, vunagura mu izina rya Yesu. Turasenya umwuka w'inzige, rebo sokoromo shakaramando, rebo sekeremo saini, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Turasenya umwuka w'inzige, turasenya umwuka mu izina rya Yesu, turasenya umwuka w'ubukene, umwuka ugira ibyo abantu bagezeho, umwuka wangiza imibereho y'abantu, umwuka usenya ubuzima bw'abantu. Turawumenagura, turawucagagura, turawusambura mu izina rya Yesu. Turakubita izo mbaraga, turakubita ubwo butware, turakubita ubwo bushobozi bw'umwanzi. Rebo sokoromo sakaramando, ramande rebo sekeremo saini. Rimbura mu izina rya Yesu, vunagura mu izina rya Yesu, sambura katika jina la Yesu. Duhamagaye ikiganza cyawe kibohora, duhamagaye ukuboko kwawe gukiza. Iri joro turasenze, udutabare, udukize uyu mwuka w'inzoka wariganije Adamu na Eva, urabakubita ubakura mu ngobyi ya Egiputa, mu ngobyi ya Edeni, ubashyira mu butayu, ubashyira mu bibazo bikomeye. Uyu mwuka wakubise Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ubahindura abacakara n'abaretwa. Uyu mwuka wakubise Yobu, umwangiriza ubuzima, amara igihe kinini atagira abana, atagira umuryango, ari babaye, ari mu gahinda. Uyu mwuka na n'isaha urakora, wica ubuzima bwa benshi. Ibitambo biratangwa hirya no hino ku isi, abantu amaraso yabo arameneka. Ariko Mwami, iri joro turasenze, ubwoko bwawe turi imbere yawe, tubohoreho izi mbaraga, tubohoreho iyi myuka, tubohoreho ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Iyi myuka yateje inzige, iyi myuka yateje ubukene, iyi myuka yateje agahinda, iyi myuka yateje amadeni, iyi myuka yateje kubura epfo na ruguru. Izi mbaraga, ubu butware bw'umwanzi, ubutware bw'abadayimoni, turabumenagura, turabusenya, turabusambura, turabucagagura, turakubita izo mbaraga, turasenya izo mbaraga, turasenya iyo myuka, turasenya ubwo bushobozi katika jina la Yesu. Uwiteka nyagora ku ngoma, Mana agakiza kacu, bohora ubwoko bwawe, bohora abana bawe. Turi imbere yawe y'amasaha, turi imbere yawe y'iminota,
turahamagara izina ryawe, turahamagara kubaho kwawe, turahamagara gukomera kwawe. Rimbura uvunagure, rimbura ucagagure, cagagura mu izina rya Yesu, cagagura izo mbaraga, cagagura ubwo butware, cagagura ubwo bushobozi, cagagura iyo si y'umwijima. Senya mu izina rya Yesu, senya usambure, senya umenagure. Turi imbere yawe y'amasaha, turiyambura izo mbaraga, turiyambura iyo myuka mu izina rya Yesu Kristo. Turagaruje abatanzweho ibitambo, turagaruje mu izina rya Yesu abari gupfira ijoro, abari gupfa muri uyu mwaka, abari gupfa muri uku kwezi, abari gupfa mu minsi ikurikiraho, abo Satani yagombaga gukenyura, ingo yagombaga gusenya, abagombaga kwirukanwa mu kazi, turabasengera ijoro, turabagaruje mu izina rya Yesu Kristo. Abagombaga kuvunagurika, abagombaga guhinduka ibimuga, turabasengera ijoro. Turasenya imbaraga za Satani, turasenya imikorere ya Satani. Abana bari kunanirana, bari kujya mu buraya, bari kujya mu rumogi, bari kujya mu biteye isoni, bari kujya mu byangwa n'Uwiteka, turabagaruje mu izina rya Yesu. Iyi myuka barozi, iyi myuka ya Satani yangiza ubuzima, turayisambura, turayisenya, turayivunagura, turacagagura katika jina la Yesu. Rebo sokoromo saini, rekura umuriro wawe, rekura imbaraga zawe, rekura ubutware bwawe Mana nzima mu izina rya Yesu. Uko wakubise imyuka muri Egiputa, uko wakubise inkoni za Farawo n'abarozi ba Farawo ukabinaniza, bari kunaniza imbaraga z'umwanzi, bari kunaniza imbaraga z'abarozi, bari kunaniza imbaraga z'abapfumu. Rebo sokoromo shakaramando, rebo sekeremo sakarama sekendria, mande zemene kerebo zestaini, menagura, sambura, cagagura, vunagura, senya izo mbaraga, senya iyo myuka, senya ubwo butware bwo mu isi y'umwijima, menagura mu izina rya Yesu. Rimbura izo mbaraga, rimbura iyo mikorere y'ikuzimu, rimbura izo mbaraga z'abadayimoni, sambura mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye amasaha, turaguhamagaye iri joro, turaguhamagaye Mwami, turaguhamagaye ubwoko bwawe muri aya masengesho, muri iyi minsi 7 uri kutubohore. Ni byinshi byatugizeho ingaruka, ni byinshi byatwica hejuru, ni byinshi byatuziritse, ni byinshi byatunanije, ni imbaraga z'umwanzi zaratunanije, zariye ibyacu, zangije ibyacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abanyeshyari benshi bangije ubuzima bwacu, abarozi benshi bangije ibyacu, ariko iri joro natwe turaguhamagara, rekura imbaraga zawe, rekura umuriro wawe, rekura ubushobozi bwawe, vunagura usambure, vunagura usenye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo abarozi bakoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Mwami turengere. Imyaka yacu yariwe n'inzige, ibyo kurya byacu byariwe n'inzige, data umunezero wacu wariwe n'inzige, amavuta yawe yarabuze, ibintu byose byarangiritse, imigisha yacu yarangiritse, inzira zacu zarangiritse. Ariko iri joro turi imbere yawe, turaguhamagara Mana nzima, turaguhamagara Mana ikomeye, turaguhamagara Elishadayi, turahamagara izina ryawe, turahamagara ukuboko kwawe, gukomera kwawe Mwami Mana nzima, Mana ikomeye, Uwiteka Jehova, Uwiteka murengeza ubugingo. Rebo sakaramando, remose keremosaini, imbaraga zawe n'ikiganza cyawe, gukomera kwawe no kwera kwawe, kugira neza kwawe, imbaraga zawe n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo ziturengera iri joro, zitubohoreho izo mbaraga, zitubohoreho imyuka y'inzoka, zitubohoreho imbaraga za Lewiyatani, uwo mwuka w'abarozi, uwo mwuka wo kuyoberanya, uwo mwuka w'uburyarya, uwo mwuka w'uburiganya wariganije Adamu na Eva. Iri joro udukureho. Ni kenshi Satani yaturiganije, ni kenshi iyo nzoka yaturiganije, yariganije ibyacu, yariganije imigisha yacu, yariganije imihamagaro, remose keremosaini, yariganije amasezerano. Ariko iri joro turasenze, iri joro turahamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iri joro turahamagara kubaho kw'Imana, turasengeye abadukurikiranye, turasengeye Mwami gitare k'amahanga, turasengeye igihugu cyawe, turasengeye umugabane, turasengeye itorero, turasengeye abagushaka, turasengeye bose baguhamagara mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iri joro manura imbaraga zawe, iri joro manura kubaho kwawe, iri joro manura ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu mwuka w'uburiganya, uyu mwuka w'ibikeri wasenye ingo nyinshi, wabujije benshi kurongora no kurongorwa, wabujije benshi gukora, wabujije benshi iterambere.
ariko turi imbere yawe, turaguhamagara, turamagara izina ryawe, turamagara kubaho kwawe, turamagara ukuboko kwawe, turamagara imbaraga zawe, turamagara ubutware bwawe, Uwiteka Elohimu, Uwiteka Jehova Rafa, uri kutabara ubwoko bwawe. Ni wowe dutabaza, ni wowe duhamagara, ni wowe twinginga. Iri joro turagusenga, iri joro turaguhamagara, iri joro turamagara imbaraga zawe, iri joro turamagara ubutware bwawe, iri joro turamagara ubushobozi bwawe. Rebo shakaramando remose keremosaini, rekura mwami Imana, rekura umuriro wawe, rekura umuriro wawe, senya ibihome. Rebo sokoromo sakaramando zemene kereboze sai mandarabasha karama, buhora ubuzima bw'abana bawe Mana. Remo sakaramando zemene kereboze sekeremo shakaramando robo sekeremosa. Abo bose mwami bari mu bibazo, abo bose mwami bari mu ntambara, abo bose mwami barimo barwana n'uwo mwuka wa Lewiyatani, abo bose barimo barwana n'imyuka y'ibikeri, abo bose barimo barwana n'imyuka y'inzige. Iri joro utanga ubutsinzi